ariko ahantu ngahatwitse ubu nawe mbwira ngo ari hafi kuza dore ngo uyu ni insengero za Yehova numbaza usikora umwana avuye twicare ku rusengero rwa Yehova hano se wicara hose kuri ikigori ariko ikibazo dufite nabwo icara di gukinga naho ubundi urusengero ruranasakaye buriya urusengero ruba mu mibiri yacu naho ubundi mabuja rwose kugukoraho ntugire ikibazo rwose ubu ni Yehova uri kugutakinga ni Imana buriya ni Yehova uri kugira iki ni Yehova uri kugukora anyuze muri wowe nyuze vuga icyo ushaka tuguha ugende umva rero umukozi wa Yehova urabona ko abantu batangiye kwegera Yehova hano muri uyu mudugudu uyu munsi tugomba gukora umurimo wa Yehova oya niko bimeze pe ku buryo tubwiriza abantu uyu mudugudu wose abantu bose bakagarukira Yehova nshuti bavanye cyane rwose ubu rero uburyo ndi kubireba ndabona wowe wabwiriza muri iki gice oya ahubwo bari ujyayo kubera ko hari abanyabyaha benshi bakwiye guhinduka ndumva rero wajyayo umva rero nkubwire ngewe ndi kumva wajya muri iki gice kuko ngewe mfite randevu nyinshi hano hepfo mfite ingo zigera muri 6 mfite gahunda zo kubwiriza ubutumwa bwa Yehova uyu munsi ndumva rwose wagana iki gice okay ndabyemeye kubera ko ufite randevu nyinshi cyane ngaho jyayo noneho mugenzi wacu nawe tumwohereze mu bice bya ruguru muri iki cyumweru duhindura abantu bagarukire Yehova rwose wabyibura ibihumbi birenga 5 bigomba tugomba oya kwanza nge ndabihinduye ibiki wowe ahubwo ndumva wamanuka muri iki gice cyo hepfo nge nkambwiriza muri iki gihandi kingiki kandi wambwiye ko ufite randevu nyinshi cyane ara hepfo oya birahindutse bibwiriza hano ningo 6 na hepfo none ubwo barakubona bate oya ningo 6 na hepfo nyine gendo zibwirize zibanza zihinduke oya reka mbwiriza hanga ntundeberara muvandi izamucyara ruguru reka none igira ara hepfo niko bimeze rero wa mukobwa Yehova ari hafi kugaruka so mugomba kwitegura mw'abantu Yehova ari hafi kugaruka kandi urabona umukobwa nkawe ukuriye ubwami bw'ijuru ukuriye ubwami bwa Yehova azaza ryari Yehova nyimura mutubwira azaza ryari oya Yehova ari hafi kugaruka rwose ntago biri burenze muri uku kwa karindwi mu kwa karindwi rwose Yehova arabari hano ahubwo uri hano wenyine mukuru wawe ari hano se nese wamubwiye nawe akaza rwose nkamuha kuri ubutumwa bwiza bwa Yehova ndakubwiza ukuri wa mukobwa we Yehova ni muri uku kwa karindwi rwose ntabwo azigera ageza mu kwa munani kwa munani kuzasanga turi kumwe na Yehova rwose ukwa karindwi rwose Yehova araje ahubwo bwira n'uwo muvandimwe wawe azumve ko ubutumwa bwiza bwa Yehova Kamariza ngwino wumva uburyo Yehova agiye kuza ngwino Yehova atazagusiga wa mukobwa we Yehova azaza mu kwa karindwi kobwa mwiza nkawe koko ngwino hano ngwino wumva ubutumwa bwiza bwa Yehova mu kwa karindwi rwose Yehova ntabwo ari buzagera mu kwa munani rwose egera hirya wowe ngwino wicare hano
uyu nguyu we yanabwumvisha ubutumwa bwayo ko nari ngiye Yehova ataraza naho ubundi Yehova ni muri kwa karindwi rwose mabuja rwose muri kwa karindwi rwose abona umuntu nkawe koko kugira ngo Yehova aze mu kwa karindwi agusige koko rwose komeza umbwirize nibyo nshaka kumva umuntu mwiza nkawe rwose umuntu mwiza nkawe usa na Bikira Mariya rwose ijuru rarikwiriye rwose navuze ngo usibe kunkoraho turabipfa wakagabo mbwiriza ibyo mbwiriza ureke kunkoraho ntabwo nongera rwose ni umukozi wa Yehova ariko arega urusengero ruba mu mibiri yacu mw'imbere bura mu byo ndi gufasha n'umubiri wawe bura ndi kuwufasha uri kumfasha kuwukoraho nkagukoraho kugira ngo umwuka wera ukugereho neza ariko ubundi uri gushaka iki tuguha amazi cyangwa tuguha amazi oya amazi ariko amazi ntabwo ari nko ariko hari na kasito muri firigo bamfasha ariko rwose ijuru rarikwiriye rwose kuko iyi taye yawe iyi size yawe niyo kujya mu ijuru rwose iyi size yawe ni ijuru rwose abajya mu ijuru bafite uko baba bangana n'abatajya bafite uko bangana ariko iyi size yawe nawe uzajyayo mabuja rwose kugukoraho ntugire ikibazo rwose ubu ni Yehova uri kugutacinga ni Imana buriya ni Yehova uri kugira iki ni Yehova uri kugukoraho anyuze muri wowe nyuze vuga icyo ushaka tuguha ugende tuguha amazi ariko wakwakira umwuka wera ku buryo nawakira urimo urankoraho wakwakira umwuka wera nabyemeye mbwiriza ibyo mbwiriza ariko reka kunkoraho ariko kugukoraho buriya ni amavuta y'Uwiteka ndi ugusiga ni amavuta ya Nyagasani rwose amavuta ya Nyagasani naho ubundi nta kibazo rwose ubu muri kwa karindwi nawe ujye kuri lisite ni wowe wandika se ni wowe wandika abazajya mu ijoro bandikwa kubera umwuka wera none se uwo mwuka wera uri kunjyanamo n'ubu utambeshye ariko se ni iki koko nakubwiye ngo mbabarira ndakwinginze udatuma ubona isura yanjye mbi kuko urasuzugura umukozi wa Yehova kuko ngo ntabwo nagukoraho kuko umukozi wa Yehova menya ko buriya kugira ngo utacinge gutya buriya ni mwuka wera bari kugusiga amavuta ya Yehova ariko nahoze numva ibintu muri kuvuga babarira ahantu wahageze mu isoko ese wavuye he ahubwo nawe mu bintu Yehova atazagusigeje ubundi mu kwa karindwi nawe mbwira ngo ari hafi kuza dore ngo uyu ni insengero za Yehova usiko uri umwana avuye twicare ku rusengero rwa Yehova ngaho hano se ruri wicara hose kuri ikigori ariko ikibazo dufite ntabwo icara di gukinga naho ubundi urusengero ruranasakaye buriya urusengero ruba mu mibiri yacu buriya iyo urusengero utarwicayeho urwicaramo twakiremese ko Yehova wese witwa nde uri muri none se we muhamya harya ngo wagikira wa Yehova we bakwita nde uri muri munaho nge banyita Yehova wa kabiri none se okay reka waretse Yehova tukamuganira mu nzu ngo nimumva tumuganirire mu nzu n'iki gikuru cyawe rwose iki cyanda kihana akubundi wowe ugira iki tujye nyine mubwire ikibazo twigendere muri muna wa Yehova genda ashaka twigira mu nzu cyangwa kwicishe hanze dore n'izuba rataryana kwishe n'uyu mukuru wawe n'umusige rwose mbese ubwo we ntabwo wari ubikenera ariko nawe twigendere dore n'izuba ryakwishe yari yanze no kuguha kare tugende rwose iki cyacyo ndakihana rwose Yehova nawe ngwino asohoka aje tukagenda nagiye nababujije
wagiye se yehova atize nanjye meze nabi kagabo cyane kirari ubu suretse n'ibyo urabona nawe watugigize ase kandi njye ufite n'ubundi ibyo akeneye we ntabwo uri kuri hiti we